Yesu yahura umuhoro we atema imbuto zireze. Yesu turakwinginze kohereza abakozi bateranye ibisarurwa. Yesu turakwinginze kohereza abakozi bateranye ibisarurwa. Ubwo twababake utujyane, nituba babiri utujyane, cyangwa se nabumwe umujyane. Nituba babiri utujyane, cyangwa se nabumwe umujyane. Ariko ubusoyi sezerano kugwi igihe turimo kiruhije. Ariko ubusoyi sezerano kugwi igihe turimo kiruhije. Ngo twababake utujyane, nituba babiri utujyane, cyangwa se nabumwe umujyane. Nituba babiri utujyane. Ariko ubusoyi sezerano kugwi igihe turimo kiruhije. Ariko ubusoyi sezerano kugwi igihe turimo kiruhije. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe bakunzi bacu, bakunzi b'Imana. Uyu mwumva ni mwene so Damien, iyi akaba ari ya channel yanyu Mubwiriza Online TV. Uyu munsi muribaza mbese turi he? Muribaza twaje gukora iki? Muribaza niyo mpamvu turi hano. Mukurikire kandi uzatubazanira abatumirwa batandukanye ndetse n'udushya dutandukanye, ariko intego yacu ni ivugabutumwa ku mukristo n'iterambere. Ese yifashe gute? Tubone umutumirwa hano murabona umuzehe ukuze, ariko musanze mu murima hano abantu bahinga ibigori ndetse n'indi myaka itandukanye. Se amakuru y'umuzehe ni meza, murakomeye, muri amahoro, Imana igumugisha. Yari iminsi naguherutse isa mutuye hano hafi. hano muri Dodo. None se wakubwira abadukurikira witwa nde? Ese kore kiri hano? Yitwa Frederic Nzita. Kubera iki uri hano usanzwe uri murima urimo gukora iki? Naje mu gutunganya imyaka. None se muze kugira ngo kuvomera, baje kuvomerera, hari ukuntu muvomeramo amazi muri imyaka, ubundi mukayibagarira mukuhira. None se mu bisanzwe ubundi waturutse he? Uturutse muri Congo, indege irakugaragara hano. nabaye ndazikunda, Wabyuka mu Rwanda mu nganda. Yumva refugee camp ihera. Murangije ubwo bahariza amahirwe yo kuza muri Amerika. Uba ushaka kumenya igihe umaze hano muri Amerika? amezi atanu, imyaka itandatu. Imyaka itandatu. Ko naje 2015. Ese ko batubwiye ko iyo umuntu amaze imyaka hagati y'ine n'itanu atajya gukora ubwenegihugu, ushobora kuba ari ubwenegihugu? Naratangiye ariko ntabwo ari igisubizo. None se hano muri Amerika ugereranyije no muri Afurika twari turi na hano bihuje, urabona ari ubuzima bwiza? ubuzima buri hano kuko hano n'umutekano. Nasi twavuze ngo muri Amerika ko ari umuntu bajya babaza ngo mbese Amerika ngo mufite ubutaka, mbese ubutaka bw'iwanyu busa gute? Bamwe bakabona ubutaka buhari, abandi bakabona mbese ngo niba buhari buratukura busa gute? Wabasha kubabwira ubutaka bwana busa nk'ubundi cyangwa ni ubutaka bwihariye? Ni ubutaka buzima bwera imyaka yose. Ni nk'ubundi busanzwe se cyangwa ni ubutaka busanzwe? Ni ubutaka busanzwe, hari ubutaka bushya n'ubundi. None se kugira ngo mubone hano no guhinga imyaka siporo kwiwe gufata isuka agahinga, kandi nyuma ya siporo akabonamo umusaruro. Urabona abantu bameze muri kwiruka
ko burya n'isuka nabyo ari siporo. Nta bantu benshi ntabwo bazi ko hano muri Amerika bashaka guhinga. banahinga se ko kuba hano bageze bo ntabwo bafite ibifaru byegura bigahinga imyaka ibi biryo murya musanga Abateye imbere bigisha imodoka abandi rero ufite ukuboko we ntabwo bagomba gukora yaramutse ni byiza ni uku hano rero n'uko bigoye ariko ngo leta igomba kubashyikiriza amazi bakazana amazi hafi kugira ngo mubone muvomere imyaka yanyu. Abantu bavuze rero ko guhinga atari ibintu byoroshye, ubishobora gute no mu myaka yawe? iyo wumva ushoboye udashoboye ntabwo none se abantu batinya isuka bafite no guhinga babwiye aba batinya isuka none se atinya isuka ubundi ho kampani akayireka ahita muri byose uvuga ari gukora muri kampani n'ubunyane ari uguhinga babereka ubunyane ko biravuga ngo nzarimira no munyabute ngo nihingira batinya imbeho. Urumva batinya imbeho, ariko umuntu yashyiritse ubute akaza agahinga abona ibyiza biturutse mu maboko ye akabona umusaruro. uburyohe bwa bino na biriya reka ntabwo urumva ibintu byo muri firigo baba barabihunitse iminsi, urumva baba barabihunitse igihe kirekire, baba barabihunitse igihe kirekire, hanyuma barangiza ukagira ibyo kurya birimo ayisi bimaze iminsi bimaze amezi bimwe bigenda kugera expired n'igihe byabaye expired cyangwa byataye igihe, ariko bino bigori wiyejereje cyangwa se ibishyimbo yejereje biba bigifite intungamubiri birimo vitamine. No kurya ikigori uciye ako kanya n'ikimaze imyaka muri firigo cyangwa amezi ntabwo bihwanye. Ni ukuvuga ngo rero kuba mu myaka yawe urimo mbona ukiri umusore ibanga ni hano ni ukuri. None se abandi bakora icyo kugira ngo hano bazahabone umuseke n'abifuza kano karima abadukurikiye bakabifuza guhinga hano turahinga mu mwaka urakoze rero nicaye kugenda nanjye muri uyu murima niyo twaganiraga nanjye mufite akarima ukuntu ni byiza guhinga kandi ndishimye kuba tuganirije Imana iby'umugisha. Rero naguha amahirwe ugasubiza mu birunga bikuye bazakubona kandi barakumva basuhuze. Barakoze nabo nta kibazo kabisa turi sawa turajya tukaryama. Kuvanga iterambere ryawe ni umutekano kandi ukaryama. Ariko ijambo ry'Imana rivuga mu Mubwiriza 12:1 wibuke n'umuremyi wawe mu minsi mibi itaraza. Nyagasani urasenga uribuka no gusenga naza kurya sinsenge ibyo biryo byiza rero muzehe Imana igumisha ndagushimiye cyane urakoze. Komeza ugire ubuzima bwiza. umurima w'Imana noneho wose ureze ibisarurwa ni byinshi. turabasuhuje abavandimwe Imana ibagire neza. Hano twaje nanone igikorwa cy'ivugabutumwa ariko muri bazatiko iki turi hano kubera iki twaje ahangaha hari impamvu tuzabagendera tukabagenderayo tukabasura ahantu hatandukanye ndetse tukazana inshuti abavandimwe tukazana abatumirwa batandukanye, ariko uyu munsi
twaje mu murimo twari benshi bajya babeshwa nabo muri Amerika bahinga ahangaha turi muri Amerika ahangaha turi muri Kentucky abantu bavuga ati wenda abantu bagiye bacitse isuka cyangwa abantu bagiye bari muri Amerika bakora bari muri Amerika turakora kandi turahinga urabona hano iyi mirima twahawe n'ubuyobozi imirima twahawe na leta abantu hano bahinga ibishyimbo hano bahinga ibigori kuko biravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura icyo ubibye nicyo usarura hano rero twaje kugira ngo tubereke ko abantu birirwa mu mirimo dukurikire abantu babayeho niyo mpamvu bene data ahangaha muri kubona hari imyaka itandukanye gutembera hari ibishyimbo hano hari ubunyobwa bereke nyuma y'ikirito ndababwira ijambo ry'Imana akagoro ko hejuru utagashyizeho ijwi riravuga neza akandi hejuru gatanga amajwi nizere ko amajwi azakumvikana sha yego nkurikira rero ugenda ubereka ibyo mvuze niba ari ibishyimbo niba ari ibibuze kugenda ubereka byose kamera ubishyiramo kugira ngo bazabashe kureba ibyo tutababeshya ahubwo tubabwira ukuri n'umutima kandi ukuri gufatika tugiye gukura hano muri Kentucky twejeje ibigori intoryi jye muza muryeho arebye iwacu Masisi bacu muri Kentucky abaye Masisi yarakoze umwami Yesu yahura umuhoro we atema imbuto zireze umurima w'Imana noneho wose ureze ibisarurwa ni byinshi umwami Yesu yahura umuhoro we atema imbuto zireze Yesu turakwinginze kohereza abakozi bateranye ibisarurwa Yesu turakwinginze kohereza abakozi bateranye ibisarurwa hari ubutaka bwiza urabona ubutaka burera urabona zino ndikuru zeze zizuminge zirimo neza ku buryo bazabona ko hano duhinga show them very nice zimaze gukura abasaruzi imyaka ireze zikeneye abasaruzi no muri bimwe ntitwavuga byari biryo birihariye biravuga ngo bongereze abasaruzi imyaka yeze yakeneye abasaruzi agahinga kuvuga ngo ni ubukene ahubwo ni uko imyaka umuntu yihingiye ishobora gufasha umuntu ikamwongerera vitamini isumba bya bikora umusaruro muri filime hano wiyegereje umushegere kunzira cyane ibigori biciye ugahita ucyotsa urabona nk'iki kireze ushobora guca ugiye kotsa ahangaha
guhinga ko ari ubukene, guhinga ntabwo ari ubukene. Duherutse kuza hano abantu bagitangira guhinga, kandi Mana yera, Mana igira neza, turagushimiye kandi turaguhimbaje uko wabanye natwe. Tuvuze amagambo make, nari nshonje nambaye ubusa, ibyo byose mwabyumvishe ibyakurikiyeho. Mukomeze rero mubane n'Imana, mukore imirimo myiza, mukore ibyo Uwiteka ashaka, ko biravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ubibana amarira ukazasarurana ibyishimo. Yemwe bantu muri gutukwa babahora ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo hahirwa abarira kuko aribo bazahozwa. Imana ibahe umugisha kandi ibakomeze. Urugendo turimo, Imana itube hafi, twere kureba no gukurikira abantu, ahubwo duhanga amaso dukurikire Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigora.